Amazina yanjye yiswe n'ababyeyi nitwa Ange Gabriela Uwimana, mama w'abana babiri, ntuye mu Rukoko, nkorera muri Congo mu bijyanye na transport. Ego. Ibra kugira ngo duhure nigeze gukinaho nkina YouTube channel niba yaritwaga ngo iki sinayibuka, ariko yari iya Heri MC Rwema. Ego nani Gisenyi ngira ngo baramuzi. Ndumva abantu benshi bamuzi. Yego, noneho turakina ariko cyari mu gihe cya Covid, tukaba twumva dukina nyine for fun, twumva twabuze ahantu tujya reka tujye kwikinira, ntago byarambye. Ibireshi nyaryo uri kuri channel ya Tuzuri TV, ni channel iri big, nkeka ko ni nayo buriya ya mbere, niyo YouTube channel ya mbere abantu babyumve ko ifite abantu 17,900. Murakoze. Filime Ibireshi nyaryo ni filime nyine y'uruhererekane ariko yibaza mu gace runaka, ni Gisenyi bakita nk'amaveni, nk'abantu bakuriye mu iveni imwe baba baziranye, hari ibyo baba bahuriyeho, hari ibyo baba baziranyeho kuva mu bwana kugera mu bukuru. Iyo niyo filime Ibireshi, niyo filime Ibireshi turi gukina. Abantu bakuranye, umwana akaba imfubyi akarerwa n'undi muryango, ariko uwo muryango ukamurera atari uko ari impuhwe umugiriye, ahubwo ari uko hari inyungu ubifitemo. Yego, ubwo rero abantu nibakurikirana, ni filime nziza irimo inyigisho ku bantu runaka basigarana abana b'abandi, hari icyo bagamije kubungukamo. Yes, greetings ladies and gentlemen, ndabasubije mwese mu tureba mu bice bitandukanye, waba uri mu ntara zigiye zitandukanye hanze y'u Rwanda, abantu muturebera muri diaspora. Ndabashimiye cyane ko mukomeza kureba ibi biganiro mbategurira, kandi mukagerageza no gushyiraho ama comment no kudukosora wenda kugira ngo birusheho kuba byasha kugenda neza. So nkuko nababwiye ko uyu mwaka wa 2025 tugomba kuzana abantu bagiye batandukanye, abastar bagiye batandukanye, cyane cyane twibanda bari hano mu mujyi wa Gisenyi. Ni nabwo nahisemo gutumira abantu benshi muri kureba serie yitwa Ibireshi nyaryo, iri gutambuka kuri YouTube channel yitwa Tuzuri TV, owned by Ibra. Akina yitwa Mama Nyota, wenda araza kutubwira amazina ye nyayo, hanyuma njye ndaza gukoresha Mama Nyota ko niryo zina namumenyeho muri iyo serie, n'abandi benshi muri kureba iyo serie, cyane cyane abantu bari mu mujyi wa Gisenyi muri kumumenyaho. Hanyuma n'abantu mutaratangira kureba iyo serie, nabashishikariza kujya kuri channel yitwa Tuzuri TV mukareba iyo serie yitwa Ibireshi nyaryo. Irimo abasitari bahani Gisenyi, irimo abantu bagiye bakinya muri filime zigiye zitandukanye Ibra yabanje gutegura, ziri no guca kuri Tuzuri, hanyuma zigaca no kuri Zacu TV. So Mama Nyota, ngo ikaze wisanzure, feel at home. Yego, murakoze. Ku bantu wenda turi kukwita Mama Nyota ariko ari izina wenda uri gukoresha ry'akazi muri filme, ubundi amazina yawe ni ayahe, bimeze bite, tuyagana he, kugira ngo abantu wenda barusheho no kukumenya no kugusobanukirwa? Amazina yanjye yiswe n'ababyeyi nitwa Ange Gabriela Uwimana, mama w'abana babiri, ntuye mu Rukoko. Mu Rukoko, nkaba ariko nkorera muri Congo mu bijyanye na transport. Ego. So birumvikana ko abantu barakuzi ku mazina yanyu ya Mama Nyota, ndumva ko noneho banzi ku izina rya Ange, banzi ku izina rya Gabriela. Niyo abantu dukorana kenshi na kenshi, cyane cyane hano ku mupaka bakuziho. Banziho. Noneho twebwe twakubonye bwa mbere ku ma screen yacu muri serie yita Ibireshi nyaryo, twakumenye nka Mama Nyota, niyo mpamvu ari byo ndibuze kujya nifashisha cyane. Ni gute byagenze gute kugira ngo uze na Ibra agushyire muri serie, ukine ufite na role ikomeye kuko uri umwe mu acteurs bagaragara cyane, byagenze gute, byaturutse? Murakoze. Ibra kugira ngo duhure nigeze gukinaho nkina YouTube channel niba yaritwaga ngo iki sinayibuka, ariko yari iya Heri MC Rwema. Ego nani Gisenyi ngira ngo baramuzi. Ndumva abantu benshi bamuzi. Yego, noneho turakina ariko cyari mu gihe cya Covid,
tukaba twumva dukina nyine for fun, twumva twabuze ahantu tujya reka tujye Yego. kwikinira, ntabwo byarambye. Okay. Twageze aho ducika intege tubivamo, cyane ko aribwo yari agitangira ibyo bintu, na YouTube ye ngira ngo yari itarazamuka, ngira ngo n'ubu ngira ngo nta n'ubwo igikora. Tubivamo. Ibra rero ashaka kuba yarambonye wenda aho hantu cyangwa yarumvishe bamvuga, kuko umuntu wamuhaye nimero yanjye n'undi mu mama dukinana bita Madame Stratege, bamwita Sifiwe. Yego. Niwe wamuhaye nimero yanjye, noneho Ibra aravuga ati arampamagara, amaze kumpamagara ndavuga ni nta kibazo, aravuga ati oya ntabwo twatangira tutarakicara ngo twebwe ubwacu tuganire, wumve ide zanjye nanjye numve ko nawe wabishobora. Ni muri urwo rwego Ibra yateye intambwe araza mu rugo, turicara turaganira, ambwira muri make rore ashaka ko nkina, nanjye ndamubwira nti nta kibazo, nagerageza ko ntabwo umuntu ashobora ibintu byose. Yego. Nagerageza aho naniwe namwe mukamfasha. Turahuza nyine, abona bwa mbere ngiye kuri sene bwa mbere abona nta kibazo ndabishoboye, ni muri urwo rwego twakomeje gukorana na Ibra. Yego. Okay. So byumvikana ko watangiye bwa mbere gukina amafilme uhereye muri covid, ariko ubikora donc ariko akunda abantu babaga babuze icyo bakora, donc ajya kubikora ariko nta plan nini ufitemo, ariko urumva ko nubwo icyo gihe wabikoraga for fun, niko nabivuga, cyangwa wastinga time kugira ngo umunsi ubugenda, ariko urumva ko byafunguye imiryango uyu munsi, byatumye ugera muri serivita Ibireshi Nyaryo, uri kuri channel ya Tuzor TV, ni channel iri big, nkeka ko ni nayo buriya ya mbere, niyo YouTube channel ya mbere abantu babyumve ko ifite abantu 17,900, iri hafi kuzuza 18,000. So kandi urebye n'igihe Ibra yatangiye gukora, we ntago ari umuntu uri kubitangira, ahubwo film nibwo buzima bwe, niko navuga. Nta kindi kintu Ibra yigeze akora mu buzima bwe uretse gushutinga. Yakinnye muri film nyinshi zikomeye mu Rwanda n'izo hanze, abakatari bazaga gukinira hano muri Congo. Urumva ko we donc navuga ngo uri mu maboko meza, uri ahantu ugomba kuba uri nyine, mu gihe wiyumva ko ushoboye kuba wakina iyo filme. Numva ko Ibra yaba ari amaboko meza cyane ko abishoboye, kandi n'uburyo yandika ndakeka ko ukompaye naho wahereye ubona ko ari umuntu utandukanye, ni umuntu ukunda ibintu biri ku murongo, byubahirije amategeko, wabyize, wabaye n'umwarimu akajya guhugura abandi. Nkeka ko Ibra, wowe uko niko mubona, wowe Ibra mu gihe mumaze mukorana, wamuvuga gute nyine mu magambo make? Ibra hari igihe uhura n'umuntu kumusobanura bikakugora. Ibra aratandukanye, Ibra aritanga, njya nkunda kumusereza nkamubwira ni n'umuhanzi, ariko Yesu ni umuhanzi. Urumva, njya nkunda kumusereza nkamubwira si ibintu byose ubikora ute, bishobora ute. Ni umuntu nyine ibintu bye arabikunze, n'ibintu ashyiramo imbaraga, akabiha umwanya, mbese nawe bituma ubikunda, kubera ubona nawe afitemo ubushake, nawe bigatuma ubikunda. Rero Ibra kumusobanurira abantu njyewe byamvuna, ku buryo uko mubona afite ikintu kinini, ni munini, mbese ni munini, ntiwashaka gusobanura ibintu bye. Ahubwo tugize amahirwe ibintu byacu bikajya ahagaragara, tukanamenyekana. Ngira ngo kubera Ibra twavuga ngo ni umutoza wacu, uko adufata nuko adutoza, ngira ngo twagera kure. Filime muri Gisenyi yagera kure, natwe tukagera kure, kuko ni umuntu ufite ubushake, ni umuntu ubikunze, yes, n'ubuhanga burimo, mbese biri mu maraso ye. Yego. Nkuko nanjye namukomojeho, ubundi Ibra ni umuntu kuva kera yagiye aba mu bintu bya showbiz na entertainment, yabayeho umuhanzi ku gihe cy'aba Bassoul, abantu bazi iyo generation y'aba Bassoul, ba MT Mishiki, ba Segosere, nawe yari muri iyo movement, ariko yego none akomeza kwikosantra muri filme. Abantu nibaza no gusura channel ya Tuzor TV, turaza gushyira link yayo muri comment, tuyipiningira za kubiri hejuru. Nurebe iki kiganiro tujya muri comment urebe hejuru, ufungura iyo link urimo kubona y'ubururu, uraza gusura iyo YouTube channel, ukore subscribe, tange n'ibitekerezo kuri seri bari gukina. Uraza kubona ko umuntu wahereye kera kandi n'umuntu uri professional. Wenda dukomeje kuri la filme Ibireshi Nyaryo, ubona
ku bice mumaze gukina ni filime wasobanurira abantu gute, wayivugaho iki donc nk'umuntu umwe mu bari kuyikinamo? Murakoze. Filime iberesha nyaryo ni filime nyine y'uruhererekane ariko yibaza mu gace runaka, ni Gisenyi bakita nk'amaveni, nk'abantu bakuriye mu iveni imwe baba baziranye, hari ibyo baba bahuriyeho, hari ibyo baba baziranyeho kuva mu bwana kugera mu bukuru. Iyo niyo filime iberesha, niyo filime iberesha turi gukina. Abantu bakuranye, umwana akaba imfubyi akarerwa n'undi muryango, ariko uwo muryango ukamurera atari uko ari impuhwe umugiriye, ahubwo ari uko hari inyungu ubifitemo. Yego, ubwo rero abantu nibakurikirana, ni filime nziza irimo inyigisho ku bantu runaka basigarana abana b'abandi, hari icyo bagamije kubungukamo. Yego, niyo turi gukina muveni. Abantu uko mukurira mu muveni, abantu barabizi ko muri Gisenyi bagiye bakurira mu makaritiye. Yego, murabizi uburyo mwagiye mukurana ubuzima bukaza kugenda buhinduka, bamwe bakagira ibyago bagapfisha ababyeyi bagasigara ari imfubyi, abandi nyine bagakura bakavamo abagabo. Murabizi nyine, urebye iyo filime nk'uko abisobanuye niko imeze. Ndabashishikariza kuza kujya kuyireba kubera ko ni seri muzakunda cyane. Ibyo igisohoka nkibona notification mpita nyifunguraho n'abandi hose nkabanza nkayireba, cyane ko kubera ko mukiri gutangira nta nubwo iri kurenza iminota 10. Ariko ejo ahantu twari hariya hafi ya radio kuri Ayati, abantu bari barimo kubwira Ibra turi kuduha iminota mike, mugerageze basi mugire 20 minutes. Urumva nyine abantu batangiye kugira amatsiko, kandi buriya nicyo cyiza cya filime, iyo wayitangiye wifuza kumenya uko izarangira. So twashishikariza nyine abantu kuza kujya kwireba kugira ngo batsapotinga abastar bacu. Urabona ko uyu munsi wicaye hano kubera ko uri umuntu wamaze kumenyekana, kubera ko abantu bose bari kureba ira seri barimo kukubona. Nanjye nto nakuboneye, nifuza ko noneho natangira no kuganiza bamwe mu acteurs bari gukinamo. Niyo mpamvu rero nahereyeho. Wenda ngikomeje, abakinnyi muri kumwe hariya mukina nabo muri rusange wabavuga gute? Abakinnyi dukinana nabo urebye muri rusange ni abahanga. Ni ukuvuga ngo usibye n'ubuhanga, barabishaka, barabikunze. Ni ikintu cyose ukunze, ibyo ari byo byose ugishyiraho ubwenge bwawe n'umutima wawe, uragishobora. Ni abantu b'abahanga, ni abantu twumvikana, iyo umwe ateye undi arikiriza, ni abantu duhuza muri byinshi. Yego, igihe tumaranye rwose ni abakinnyi b'abahanga ko nababonye, ko nta muntu n'umwe utegwa mu bintu dukina ngo ubu ari gukora ibintu abyihatamo. Oya, ubona nyine abishoboye ibyo akora. Wenda nanjye bamwe muri bo abenshi ndabazi, ariko wenda nanjye bamwe navugaho wenda nka stratege. Abantu benshi bazi ku izina rya Jules Wallace, nkeka ko abantu benshi bazi Talaye hano muri Gisenyi. Abantu benshi Talaye Jules Wallace ntabayishidikanyaho. Nyota nura mukobwa baba bakinana nibagize izina rye, Sasha. Ubona ko ni abantu n'ubundi bakinye muri filime La Pêche du Kareremba. Ni filime badabinze kuri Canal Plus muri Cameroon, yatwaye igihembo muri festival. Ni filime cya kuri Zacu TV. Abantu bose babonye ubuhanga bwabo. Ni abantu n'ubundi basanzwe bagaragara imbere ya kamera nka Nyota. Afite n'impano yo kuririmba mu makwe, ibintu bigiye bitandukanye. Abantu bajya banamuhamagara bakeneye gusohora abageni abafashe. Ni ukuvuga ngo twavuga ko nuriya Vingunya ni umuntu kuva kera nkeka ko yakuriye muri Vision Jeunesse mu bintu n'ubundi bijyanye na film making. Ni ukuvuga ngo harimo abakinnyi b'abahanga nyine, uyirebye ntabwo wabura guta umwanya wakwenjoyinga, kandi nk'uko yabivuze harimo n'amasomo. Ikindi harimo n'agace ka comedy, nyine utuntu dushobora gutuma wishima ukaba waruhuka, sibyo? Hanyuma ikindi kibazo numvaga mfite kukubaza, urabona ko uko ibintu bigenda bigenda nyine birushaho bitangira gake gake bikagenda bizamuka, bijyanye na feedback uri kubona nonaha, urabona uyu mwaka uzajya kurangira bihagaze gute? Uko abantu bari kukubwira, urabona mwatangiye kwamamara, abantu batangiye kubamenya, bari kubahereza iyo feedback? Wenda nka feedback mbona kuri njye nk'abashuti banjye cyangwa abandi bantu tuzinanye, baravuga courage, ibi bintu ni byiza, nimukomeza gutya bizagera kure.
niko abashuti banjye ariko mbese bafite curiosity batangiye kumbaza bizarangira gute, ababwira mwebwe mukomeze murebe muzabona, mbese bararyohewe noneho kubera ko dufite gukora uyu mwaka twabasezeranije abafana bacu ko dufite gukora cyane kugira ngo byibura uyu mwaka bizarangire hari aho tubageze tubashimisha. Turahari ku bwabo, nibadufane, nibaduhe like na share, abantu bose baze barebe Ibereshe Nyaryo ko ni isomo, n'amasomo arimo, wa mugani wawe harimo na komedi, ibintu byinshi abantu twigiraho. Rero nabashishikariza gukomeza kuyireba bayikundisha na bagenzi babo, ko ngewe abashuti banjye bayireba buri munota, ahubwo Ibra hari igihe atinda gusohora bakambaza ko yatinze bimeze bite, nkavuga ni mwihangane arabikora. Ubwo rero urumva ko dutangiye kugira abafana hirya no hino, mutangiye kubatera ka pressing ko mudashyira hanze ya Rubavu, hanze y'u Rwanda hari n'abari Kampala bambwiye, bari Tanzania, Nairobi, nabo barabireba. Rero niyo mpamvu natwe tuvuga reka dushyiremo ingufu, cyane cyane ko nka Asifoyo twarakinnye muri iyo filime twakinaga, nawe batangiye kumubwira ngo ubwo nibyo byanyu mugiye nanone kujyamo, muduhesho nimurangiza mugenda uhagarike. Yego, twaravuze rero tubahaye isezerano, ibi byo nta guhagarara, turahari kandi twarabyiyemeje, cyane cyane ko dufite abayobozi bacu nabo babishoboye, bari seriye, bazi ibyo bakora, bazi n'ibyo bashaka. Natwe rero ibyo dushaka nibyo turi guharanira kuzaba byo. Ya wenda nanjye icyo nakunganira aho ngaho ku bantu bafite impungenge wenda ko bishobora guhagarara, Ibra ni umuntu nk'uko nabivuze kare, filime ni ubuzima bwe. Ikindi cya kabiri, televiziyo anyuzaho iyi filime murimo gukora ya Tuzo TV ni channel ifite abantu benshi, iri established, iri monetized, ni ukuvuga ngo ntago ari bya bintu by'umuntu uri gufafinga cyangwa se ukiri gutangira uri guteranya. Ibra n'ubundi ikintu yaburaga cyari just gukora iyo self film ndende, kuko niyo abanjirije iyi ngiyi aheruka gukina ndimo kuvuga ya vuba, La Péché du Kareremba, yageze kure, barayidabinze iri guca kuri kanari mu Gifaransa, kuri zaca abantu barayibona. So kuvuga ngo abantu bo ntibagire impungenge, Ibra arahari kandi nibyo muri gukora nyine nk'uko na mbere mwakoze, abantu bakababona, akaba niyo mpamvu uyu munsi muri hano, n'ejo abantu bazababona mu Ibereshe Nyaryo, bitume mugera n'ahandi. Nicyo nabwira abakinnyi mu kirane baruze ku iki kiganiro, nanjye nabwira ngo courage, kandi burya iyo ukora abantu baba babibona, nubwo bawe sometimes nubwo batakubwira ariko baba babibona. Wenda urebeye nko ku bandi bantu bari muri industry ya cinema, baba mama cyangwa se female artist, abactrice baba mama, ureba bamaze kugira amazina akomeye, namwe mufite icyizere ko ejo n'ejo bundi bizaba bibaye binini, mugatangira gusinya ama contract, mugatangira nyine kwinjiriza mu mpano zanyu. Yego, dufite icyizere cyane, kuko nabo ni gutya batangiye, ntago nabo batangiye bazwi, baratangiye tugira gutya nka Mama Nike. Buriya Mama Nike ndamukunda nanjye, umubyeyi ukina atuje kandi ibyo akina ubona abizi, abirimo neza. Twaravuze ntago ndagera ku gihe cya Mama Nike, ndi muto, ariko none se kuki njyewe ntakora byibura nkagera aho Mama Nike ageze? Kubera iki ntabikora? Reba Antoinette na Rengore, yego, n'abandi n'abamama bakuze ariko batinga muri ferme, ubu n'ababishoboye. Dufite ingero nyinshi z'abantu, no tutarebe no mu Rwanda, dufashe no hanze no mu bihugu byatembereye muri za Hollywood, hari filme bakina ziba zikinemo wenda nk'abantu bari buze kwakitinga nk'ababyeyi, abantu bakuze. Tubona n'abantu bafite imyaka 60, 70 bakina filme kandi zikagenda neza. Kuvuga ko icyizere nanjye numva ko mutagomba kukibura, mugomba kukigumana, kubera ko ahubwo nibwo bigitangira nyine, kuko n'abariya bamama bagize imvune nyinshi kuko bari bameze nk'abari guharura inzira, ariko uyu munsi ubona ko amazina yabo yaje gufata. Uyu munsi bari kwakitinga no muri filme, no mu ndirimbo, no mu mapublicité. Urumva ntabwo umuntu ukina sinema agomba kugaragara muri sinema gusa, ushobora gukora uri video vixen bitewe na role iyo ndirimbo iri kuririmbamo, ushobora gukina mu mapublicité, ushobora gukina ahantu hagiye hatandukanye. Niyo mpamvu mva ko nyine bihera ahantu hato ariko bikazagenda bikura. Yego, birumvikana. Ikindi buriya hari ukuntu uba ufite nk'inzozi
wenda zo kugera kure akazavuga ariko si ubu nzagera kure gute bizaca he bizagenda gute cyangwa nka gutya nka mu minsi yashize twajyaga tujya nko kuri YouTube dukunda kujya kuri YouTube ukabona umwana araje cyangwa umumama araje agiye kuri YouTube ibintu birashise njyewe bizagenda gute nzagera kuri YouTube ne bigenze gute ariko turashimira Ibra turi gutumirwa natwe hari igihe byazagera kure niyo mpamvu nabwira abakinnyi bagenzi banjye gushyiramo akabaraga tugakora ibintu tubishaka tubikunze hama umusaruro nzi ko tuzawubona uko byagenda kose ntago abantu dufite umuyobozi mwiza ntago byapfuza uko byiboneye bizagera kure natwe tuzumva tugeze kure unarebye n'ubundi unarebye uburyo YouTube ari platform iri strong iri big na YouTube ivuga ko ugomba gufungura YouTube channel kugira ngo ukreye ikintu kizagira impact nziza muri society sibyo niyo mpamvu ubona wenda dufashe urugero nk'ubu Mutesi Scovia yatangiye akorera kuri YouTube channel akora channel iri mu mazina ye ya Mama w'u Gasabo Sport uyu munsi kubera izo channel zose 3 ya pushing icyarimwe zikagenda uyu munsi byamugejeje kuri level yo kuba afite televiziyo no ngo twinje muri uyu mwaka ari gutangira televiziyo noneho mainstream ariko n'ubundi na kuri YouTube aracyahari vuba ni platform ikomeye abantu benshi no kwa kwibaza ngo uzageraho ryari abantu bumve ko ari ibintu byoroshye ni ibintu nyine biba bisaba ngo uhagere kuko wabikoreye kuko iyo nta kintu uza kubwira abantu nta guhatinda nyine ni gutyo biba bimeze twajyaga none twibaza ibindi bibazo tukavuga ariko se hano muri Rubavu umuntu yazamuka ate tagenda gute umuntu yamenyekana ariko ntago twari tuzi ko ama YouTube channel hano muri Rubavu hari abantu bayafite ariko kubera ko twabamenye ubwo natwe muzajya muduha ibiganiro kugira ngo byibura natwe abantu bo hirya no hino kuko ntago ari abanyarubavu bareba hino YouTube channel gusa n'abantu bagiye batandukanye ubwo rero nicyo cyizere dutangiye kugira niba Rubavu hari ama YouTube channel menshi ntago bizajya bidusaba umwanya ngo tujye ku Isimbi TV cyangwa kwa nani niba ari Emirene ngo tujye gusabayo ibiganiro kugira ngo mupushinge ibintu mukorana ntibikiri ngombwa ntibikiri ngombwa ubu wo ipfa kuba koze ikintu cyiza nk'iraseri muri gukora iba yanditse bakabanza bakayandika mukayishutinga ikindi kiba gisabwa no kwikorera promotion mu buryo wo ushoboka gusa nk'ubu nyine mba nagutumye kugira ngo tuze tuyiganire hiraseri abantu bari kuri platform mfite abantu 9750 urumva n'abantu benshi cyane kandi harimo abanyarwanda benshi sebyo no kuvuga ngo niba bari buze kureba iki kiganiro baraza kugera kuri iyo TV twavugaga ya Tuzuri TV bareba iyo seri muri gukora niba yikunda baraza gukora subscribe by sharing n'abandi kandi tuzi ko hari feedback nziza biri buze kuzana kuri YouTube no ku kazi murimo gukora sibyo hanyuma wenda kubera ko amasaha arimo kugenda ngira ngo nanakurikure tugene mu yindi mirimo hari message ufitiye abantu wenda bari kureba iyi film cyangwa n'abantu bari buze kwiraba bwa mbere bakimara kureba iki kiganiro message ntago yabura message ntago yabura kuko icyo dushaka nk'ubutumwa nabaha nababwira nti bakomeze badukurikirane ntago bazicuza kuko icyo dukeneye natwe ni ukuzamura Rubavu ku ruhando ndetse mpuzamahanga dukeneye kuzamura abanyarubavu wenda barabona twatangiye turi bake ariko hari abandi bakina ntago ari twe twenyine ariko icyo mpamya nuko uyu mwaka twihaye intego yo kubaha ibintu byiza kandi byinshi turacyashutinga buri gihe tuba dushutinga ntago tuzarekeraho kubaha ibintu byiza ariko nabo nabasaba bakore subscribe badukurikirane baduhe ibitekerezo byabo nabyo biba bikenewe kuko ntago twakora ibintu 100%, mugomba kudukosora cyangwa mukanadushimira. Icyo nicyo nabisabira, naho twebwe ubundi turahari kandi turabakunda, mudukurikirane musharinge abantu bose babibone, ubundi natwe muzatubaze atese birihe ko mwatubeshye. Yego, wenda nanjye ikintu nshobora kongeraho ku bantu wenda bashobora kuba bafite talent cyangwa se nabo bari gukora filme mu buryo bwabo hano Gisenyi wenda, ariko bakaba bafite impungenge zo kuvuga ati ibintu bizakunda bifate bigere ku rwego rw'igihugu mbere yo gutekereza no hanze yaho. Reka dufate urugero rworoshye. Urabona Sabi n'abari abakinnyi bose akinana nabo baturutse Musanze, babanje gukorera kuri channel yabo bitirebera, barabanza barakina i Musanze,
nyine kwa kundi twavugaga buri kintu cyose kigira intangiriro. Musanze bamaze kubamenya ibintu batangira noneho bitangira kwijyana, turabamenya natwe kandi Gisenyi baramenyekana, i Kigali baramenyekana, mu Rwanda baramenyekana, muri diaspora. Uyu munsi bari gukorera kuri ya level twavuga ngo iri top i Kigali, ariko n'ubundi ntibigeze bibagirwa iwabo, baracyakomeza no gukinira kuri za channel zabo i Musanze, kandi noneho byatumye barushaho kuzamura akarere kabo bidakuyeho nuko bari gukina n'i Kigali. Ni ukuvuga ngo namwe hano nyuma y'igihe runaka uzagera kuri level mutangira gukina kuri level iri national, mukomeze mugaruke na hano, nshishikariza n'abandi bantu wenda bafite iyo mpano cyangwa se bumva babikora ariko bafite ako kantu k'akangononwa. Abantu b'i Musanze ni urugero rwiza rukwereka ko ushobora kuba uri mu ntara utari mu mujyi wa Kigali kandi ukaba wakora ibintu byawe bikabasha kumenyekana kuri level international. So ndumva twasoza kugira tubashishikarize kujya kureba iriya film iri guca kuri Tuzuru TV, bayita Ibereshi Nyaryo. Harya mugeze kuri episode ya kangahe? Tugeze kuri episode ya 12. 12. Urumva ko ushobora gufatirana nta gitinda ukareba uhereye kuri season ya mbere kugira ngo baze gusohora kuwa mbere indi season, ko musohora kuwa mbere, gatatu no kwa gatanu saa 5 z'amanywa rwose bisohotse. Ni ukuvuga ngo uhere kuri iyo season ya mbere, ntago itinda, ugenda ureba hanyuma ube updated. Kuwa mbere uzafatiraho na season ya 13. Mama Nyota wakoze kuza, mwakoze namwe kuduha umwanya. Turacyakomeje gutanga ibyishimo kandi natwe dukeneye ko baduha feedback. Hanyuma n'abantu bafite ama NGO agiye atandukanye akarere, niba hari ama message mushaka gutambutsa mutangire mutwegere, mwanyegera, mwakwegera Ibra n'abandi bari gukora, uretse ko wenda bataraba benshi ariko abahari akarere mukadusupportinga kugira ngo turusheho kuzamura imyidagaduro mu karere kacu, hanyuma n'igihugu cyose kirushaho guterera hamwe imbere, ntawe basigaye inyuma, bitabaye ngo muri Kigali gusa, ahubwo twese tuzamukire rimwe. Uze kunsuriza abakinnyi rero mukinana kandi babwire ngo ni karibu hano muze, kandi nawe ndagusaba nyine ko wazagaruka next time. Reka tuze kureba wenda icyo ikiganiro dukoze kiri buze gukora kuri seri muri gukora. Murakoze cyane.